ese kuki Imana yaremye satani? Imana ntabwo yigeze irema satani. Imana yaremye marayika witwa Lucifer, we ahitamo kwigumura ku Mana, ahitamo gukora ibibi, niwe waje kuva mu satani. Bavuga ko Imana ibizi bizabaho, bivuze ngo yari ibizi nyine akazigumura. Oya, reka mbigusobanurire gutyo. Urabona iyo tuzi ko imvura iri bugwe, wenda nko ku makuru kwiteganyagihe bakatubwira ko imvura iri bugwe wenda nka nijoro. Niba tumenye ko imvura iri bugwe na nijoro, bishatse kuvuga ko ariko twayiteye? Oya, ni muri urwo rwego rero. Imana nayo yiduha icyo bita free will cyangwa se uburenganzira bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Twese hano ku isi dufite ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza. Twebwe rero twihitiramo gukora icyiza cyangwa ikibi. Satani nawe rero cyangwa se Lucifer we yahisemo gukora ikibi kandi yaraswe n'icyiza gihari. Hanyuma se nyuma yo kumenya yuko nyine Satani nyuma yuko yamaze gukora ibibi, ko nyuma noneho Imana itahise imurimbura ngo imukureho. Oya, none se hano ku isi nabwo hose hari abantu bakora ibintu bibi. None se Imana ite barimbura ibice burundu bakureho kubera ko nabo hari ibibi bakoze, ihita ibica ku kanya bakureho? Hari igihe runaka Imana yagenye izaza guhana cyangwa se gutanga igihano ku banze kuyumvira. Icyo gihe kizagera. Ariko nta ntungane muri twebwe, bivuze ngo twese turi abanyabyaha, nyine twese nta n'umwe wikuyemo hano ku isi. Ibyo bivuze nibyo. Sasa rero nyuma y'uko Imana ibonye ko twese turi abanyabyaha, icyo yahisemo ni igihisemo kuzana umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo aze adupfire hano ku isi kugira ngo umwizera wese akatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, azakizwa, azabarirwa ibyaha bye. Ndetse ku munsi wo kuzuka kw'abapfuye cyangwa se umunsi Yesu azagaruka, azabasha kujyana nawe, ntabwo nawe azahorana cya gihano cy'abanze kumvira Imana. Bivuze ngo hari inzira ebyiri. Izo nzira ni izihe? Inzira ya mbere ni ugukiranuka tugakurikira Imana. Inzira ya kabiri ni iy'ibyaha tukirengagiza ibyaha. Abakiranutse bazabona ubugingo buhoraho, abatarakiranutse bazarimburwa ku munsi w'amateka. Haracyari ibyiringiro yuko wabona ubugingo buhoraho. Icyo usabwa ni iki? Ni ukuza ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akaguhindura, akabasha kugukura mu rupfu rw'iteka, akakuzana mu buzima buhoraho. Shalom.